twongeye kwishima Mana, twongeye kunezererwa. Turagushimye kuduhaye umwanya mwiza Mana wo imbere yawe, tukwishimiye tukunezerewe Mwami Yesu. Reka ubwiza bwawe n'imbaraga zawe Mana bikomeze bigaragare mu buzima bwacu, bikomeze bigaragare mu mitima yacu. Ntabwo ari twe Mwami Yesu, uhabwe icyubahiro iteka n'iteka, ushyirwe hejuru Mwami w'abami. Uwo uzohora ku ngoma ni wewe, tuwaturamya kandi tuwadusingiza Mana. Reka dusingize mu kuri no mu mwuka, reka tugusingize Mwami Yesu, reka tugusingize, reka tukuvuge Mana, reka tukuvuge ko ari wewe nibi Mana. Ijambo ryawe rigiye kuvugirwa kuri uyu musozi cyangwa se muri amateraniro Mana, uwashisha barivuga natwe turitegera Mwami Yesu. Udufungura amatwi yacu, imitima ay'umubiri abashe kumva, asingiriza y'umutima Mwami Yesu, tubashe kwakira ijambo ryawe turinyoteye, tugishimiye, riduhindure, ridukure ku ngeso nyinshi dufite, ku mahame menshi dushingikirijeho. Iri jambo ryawe Mana turyumva dufata umwanzuro Mwami Yesu wo guhinduka, guhindurwa nawe. Turakwiyegereje Bana, natwe mu ijambo abarivuga n'umukozi wawe ubashishe, n'abari wabwe icyubahiro iteka